wali nongeye kubakira nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose abari hanze y'u Rwanda bari mu Rwanda mwakoze subscribe ndabashimira first of all ndabakiriye kandi kujya mwongere muryoherwe n'ibiganiro byacu uyu munsi urambaza aho ndende natumiye ngiye kuganira n'umusore cyase n'umupapa cyase n'urubyiruko muri rusange byose ni ibyawe bro iyi titre okay tujye tukambara neza yanga kujya ijwi risohoke neza ariko ugakura reka ngakuremo gabika neza imeze gute imeze gute patko umeze gute ameze neza nambuze titre ngo umupapa umusore urubyiruko njyewe ubundi ndi ingaragu ariko mfite umwana w'umukobwa yes ubwo ni umupapa w'ingaragu ariko nabonye abayanglese bafite ikiganiro bajya bakora ngo cyaba twazakoze natwe icyacumani single daddy's vibe yes niko bimeze wakoma icyo kiganiro ntago cyakora abantu mukajya mu experience yo kuba umupapa utabana n'umumama oya bivuze nabi ntago n'umupapa utabana n'umumama ahubwo nakubwiye njyewe ndi ingaragu ifite umwana w'umukobwa ibyo ngibyo birahagije so umeze neza ndashima nta kintu iteje kibi cyane nyine nk'uko isi yose imeze turi muri lockdown ariko nkatwe turi gupushinga bitewe n'uko entertainment itarimo gukora so turacyapushinga ngo turebe ko igihe bazatugomora natwe tukongera tugasubira imihanda tugakora akazi nk'ibisanzwe ukisubirira imihanda yitwa Rukundo Patrick cyangwa se Patcop umwe tukushaka hano umwe mu basore bakoresha social media cyane hano mu Rwanda ngira ngo ni nabyo bigutunze kugeza ubu nibyo bintu nze niko kazi nkora social media mpamvu rero namutumiye no kugira ngo dusharing experience y'uburyo ushobora kubaho ukoresha social media ntuzikoreshe nabi ahubwo zikaza kugira akamaro zikagutunga ndajya nkangura urubyiruko bana bave kuri social media byo gukoreraho ibibi ahubwo bumve ko social media ishobora gutunga umuntu yes nkuko bivuze neza social media niyo nkoresha iyo muri social media nyine abenshi harimo Twitter, Facebook, Instagram nizo nkoresha cyane zikoresha mu bintu bitandukanye ariko ibyiza kuko harimo abantu bajya ku social media kumva ko hari ayo umuntu hagiye aba ari ahantu agiye gukora ibintu bitandukanye bitari byiza cyane nkuko turi kuri social media YouTube yambi nkuko mubibona kandi bashyira ibiganiro byiza so ushobora gukora ibintu nyine ugakora ibintu biri positive kandi bikakwinjiza amafaranga nimba ufunguye channel yawe kuri YouTube ushobora kukwinjiza ikanagutunga bitewe n'ibiganiro na content zawe ufite so no kuri za Instagram cyangwa se Twitter cyangwa Facebook kuri Patcop habaho cyane kwamamaza nkunda kuvugira abantu nkabwira ukuntu gahunda zimeze yaba ibigo bitandukanye bikanyiyambaza tugakorana ayo mafaranga ninjije niyo abasha gutunga Patcop mubona imbere yanyu niyo abasha gutunga umukobwa wanjye niyo abasha no gutunga n'umuryango by the way kuko nubwo turi gutya tuba dufite imiryango tubamo cyangwa se naho tuba so ayo mafaranga rero kugira ngo tuyabone nta kindi dukora ni discipline rero nshatse kuvuga nukuvuga ngo ibintu dukora ugomba gukora ibintu byizewe kandi ukavuga ibintu by'ukuri apana kubeshya cyangwa se gucanga abantu ngira ngo abanyuremo mu ncama cyubundi Patcop ibi bintu bitangiye ryari bro narangije kwiga secondaire 2009 noneho hari ukuntu twege turangiza promotion zacu twategerezaga umwaka umwe kugira ngo tujye muri universite ngira amahirwe mbona buruse ya leta njya kwiga muri universite muri uwo mwaka rero wo kwicara nibwo nicaraga mu rugo nta kintu nkora urumva nari negeje kujya kwiga muri universite hanyuma ndicara nabaga nicaye mu rugo mfite laptop mfite internet nkavuga nkirirwa ndeba amafilime ndeba imiziki sinzi ukuntu naje kuvuga atari ko wajya utangaza nk'amakuru y'abahanzi icyo gihe muri 2010 ndabyibuka neza abahanzi benshi ntago wowe nimba ubizi game kunayo imeze icyo gihe harimo nk'abantu batagira smartphone batabaga ku bintu bya social media atabagaze no kwa uploading indirimbo kuri YouTube aho niho nagiye rero kwicara kuri Google nsoma nkajya menya YouTube bayikoresha bate ese bisaba iki kugira ngo mbe nashyiraho indirimbo ngenda mbyiga icyo gihe rero maze kwiga ni umwaka wose namaze mu rugo naho maze ndi kwiga ntabwo nakundaga kugenda nabaga nicaye kuri machine cyane kuko nari numvaga ko ninjya mu universite akenshi nzakunda gukoresha imashini cyane no gukoresha no kwidokimanda ku bintu byinshi cyane so naho nahereye nigira mu rugo nyine nza gusanga menya uburyo bashyiraho indirimbo kuri YouTube nibuka neza nabwo nafunga YouTube channel yitwa Patcop cyo gihe muri 2010 ntangira gushyira indirimbo z'abahanzi nyarwanda abantu batangira kumenya ngo hari umuntu ujya ushyira indirimbo abantu bakazibona
cyane cyane n'abakolege banjye twari twariganye babaga hanze batangira kumamagara bakajya bambaza ati se wadoye indirimbo shyashya ntangira aho ngaho uko nayishyiraga kuri YouTube niko nazaga kuri Facebook yanjye nkavuga ati indirimbo nshya yasohotse ya kanaka abantu baheraho batangira kugenda muri channel bakajya bavuga ati nimba dushaka indirimbo shyashya isohotse reka turebe Patikope. Patikope ababaye Patikope guhera mu 2010 apromotinga umuziki nyarwanda. Ni ibintu byari binini cyane nimvuga ngo byari binini nuko abahanzi ntago babikoraga icyo gihe ntago bari bakoreshaga social media cyane ntago bakoreshaga imbuga nkoranyambaga urabimenye hari abandi bagenzi bari babimenye nabo ako bakabona imbuga nkoranyambaga nk'ikintu cyo kwishimishirizaho kuba watereteraho kuba wabeshyiraho babyitaga kwimaska kuba wakwimaska ukabeshya abantu kuki wahisemo umujyo uri positive njyewe ubusanzwe abantu banzi cyane abanzi neza Rukundo Patrick ntago nigeze mba mu buzima bwo kuvuga ngo ndajya kwigomeka cyangwa se ndashaka kuba ndi umwana warezwe nderwa muri famille nziza mvuga ntago ari ukuvuga ngo wabakire ahubwo ni babandi baguha umuco bakakubwira ati ubundi umwana w'umuhungu yitwara gutya ni gutya niwo umuco w'abanyarwanda so icyo gihe rero njyewe kuko n'amateka twanyuzemo no kuba umuntu ari imfubyi agatekereza no kubundi buzima byatumaga bakomeza bakwankuraginga kugira ngo udatekereza kwiheba ugahorana n'agahinda nyine so icyo naje gukora rero njye nta kindi naje kumvira inama tante z'aba uncle zo batugiraga inama icyo gihe bakatwereka uburyo tugomba kwitwara ubuzima ukuntu bumeze kandi tukumva ko tugomba guharanira kubaho neza so kubaho neza rero umuntu yahaniraga si ukuvuga ngo yego baramfashaga mu kwiga bakambwira ngo ariko nurangiza kwiga ugomba gushaka akazi ukiteza imbere ukubaka umuryango wawe n'abagukomokaho ukabateza imbere so gukora rero mfitemo iyo esprit yo kumva ko ngomba kuzabyikorera ati twe tuguha base y'ubuzima nawe ugomba kwitwararika ukazitwara neza mu kwitwara neza iyo wakoraga kosa baragucyaga fati wikora ibi ngibi so mu gukura rero muri iyo condition ni byatumye numva ko ntagomba kubasebya nimba umuntu agufashije mu buzima uri imfubyi baragufashije urize nawe rero wigenda ngo ufate bya bintu baguhaye ngo ujugunye mu mazi so naharaniye kuba umugabo kuva kera nkomeza nyine kugenda mbiharanira niyo mpamvu wasanze nyine Patikope ibintu byari positive ngomba kugenda muri uwo murongo so kuvuga ko ntazi bana dakumanya amahembe ariko niyo kibazo kibayeho ngerageza kuba wa mbere wo kwa approaching wa muntu nkamujya ati maybe hano nakosheje simbizi sinzi ko nanjye ndi mutaraga ariko reka tubihindure twisubireho dukosore gahunda ikomeze so muri make rero niyo ngicyo cyantumye kima motivation yo kuba positive cyane. So ngayo nguko ubitangiye wa uploading indirimbo ndibuka icyo gihe na Facebook nibwo yasaga naho eje ishyushye nabwo uhita ufatira hafi aho ngo bibundi ikintu wagiye ukora ugucunga social media kaje uhita abantu mu bambere hano mu Rwanda wabitangiye ari ukwiyamiza hari nabigusobanuriye cyane nakubwiye hari umwaka namaze ndangije kwiga secondaire nicaye nta kintu nkora ntago na ufite urumva ntago nayo kwana akazi so nibwaga nicaye rero ndaho mu rugo ndeba mu video hari kundo ngiye burasimunda cyane kujya kuri machine ngiye kuri movie ahubwo nkunda kwidocumenta nareba nk'akantu ntazi nkagerageza kumenya uburyo gakorwamo wenda bikancanga nkanabaza n'abandi nkumva wapi ariko nubwo muri 2010 nabikoze hari byo nize nkoresheje ya like tutorials ku YouTube channel hari n'abamfashije kuko ntago nari kubasha kubona connection z'abantu cyane abahanzi ngo mbajye mbasobanurira ibyo mbabwira babashe kubyumva habagaho abantu benshi nashobora gushimira harimo umuntu bita no mugisha bura niwe wanyigishije gufata indirimbo nkakoresha Vegas nkashyiramo indirimbo ngashyiraho n'ifoto bikaba akantu kameze nka video noneho nkabona ku uploading so hano mugisha ndamushimira n'ubu ngubu njya mbimubwira ko yagize uruhare mu kubondi we harimo undi muntu wampaye connection so harimo undi muntu wampaye connection cyane kuri imihanda tubamo umuntu witwa Kalisa John nawe ndamushimira cyane kuko yagiye ampa good connection n'abantu ntarenze street nyine street ntago ndi kubivuga kuko street buriya ntago umuntu ayikwinjizamo ahubwo ubwawe ushiduka wayigezeho uri ku mihanda nyine turi gutambara kwaje so urumva rero hakabamo n'abandi bantu kugenda navuga abantu bamwe nibuka batumye ntangira kuba wondi we kano kanya
hakabamo tujye mu buryo bwa business, harimo Muyoboke Alex. Buriya Muyoboke Alex nawe ntangira nawe yampaye nabyita ngo fata inkunu ugende ariko uitware gutya nyereka kubyerekanye na business nawe urabyumva cyane n'umuziki. So harimo abandi bantu nabo ntashobora kwibagirwa gushimira kuko nabo bamaye platform. Navuga kinyamakuru cyitwa Yegobi, ndashimira Ernesto, abizi ko ashobora kubona interview abyumve neza, ndamushimira kuko nayo yamaye platform. So abandi bakurikiyeho ni inshuti zanjye abo twiganye, kubera ko support nyinshi nkubwiye aho channel zagiye zinyura, wangishije ko ribi wanjyanye kuri connection n'abahanzi cyangwa se na producers, akubwira wanshyize muri business. Ibintu dukoramo n'uwamaye platform. So ahandi rero haje kuza urukundo rw'inshuti n'abavandimwe n'abo twiganye n'abandi bose bagiye baza muri uwo murongo kugeza n'isaha tukiri kumwe. Ibi bya bintu watangiye wiyamiza ubikora wumva ari kugira ngo umenye byaje kuba business ahagana nka ryari? Urumva muri 2010 aho natangiriye, so narakomeza ndapushinga ariko tukapushinga tutafitemo tubikora tubikunze kugeza n'ubu ngubu turacyabikunda kuko ngewe nkunda umuziki nyarwanda n'abankurikira babona ko umuziki nyarwanda kabisa nkunda kwivuga, nkunda gupushinga ibintu by'abahanzi nyarwanda kubera ko nifuza ko uyu muziki afite uyu muziki navuga ko turi mu bantu bagiye bazana impinduka cyane ya new generation. New generation mvuga ukuriye ku bantu bahereye muri 2009 2010 kuko ngiye na mbere yaho hari igihe nakoraga ibintu bya entertainment nyiga ku ishuri, aho nakoranaga na ba DJ Mila, rest in peace brother. Twakoze ibintu kera twiyamiza ariko byo kwishimisha by'umuziki. So ndangije secondaire rero nakomeje kumva ati ndashaka kumenya icyatuma umuziki nyarwanda tuva naho uri ukagera ku indi level, ko twarebaga cyane, twakundaga indirimbo z'abanyamerika cyane, tukareba uburyo how people they make money kuri channels cyangwa se ku ma platform atandukanye. So ibyo bintu rero kubikora gutyo muri ako kazi ntago byari bimo amafaranga, hari harimo umutima wo gukunda ikintu cyane cyane ko wazaga nk'umuhanzi. Nimba umuhanzi azamutse, ndibuka nk'urugero bwa mbere ninjye washize indirimbo ya mbere ya Bruce Melody kuri YouTube, nyishyiraho ngira ngo mubwire ngo mwereke ko n'abandi bantu babireba. Icyo gihe kumwe na Faizo, indirimbo yitwa ngo tubivemo, yari telefone ahari tubivemo, indirimbo ya mbere ya video yakoze ya video. So nyishyira kuri YouTube, turayibona, tubona abantu barimo kwireba, batangira kugenda ati no muhanzi no muhanga. So icyo gihe twabikaga nk'urukundo rw'uyu muziki nkuko tubikora. Ariko tumaze kugenda uko twateraga imbere, kwabyuka ko hagiye hazamo za gumaguma biba business. So bitangira kuba business aho umuhanzi kugira ngo sasa mfasha ntangi bagiye kunyishyura amafaranga nawe ndabwa amafaranga. So aho ngaho bitangira kuzamo business, aho naje kufata mbihindura like nka company yitwa Paticope Limited muri 2017. Impamvu natinze kubishyiraho ngo mbigire company kuva gihe cyose nuko nashakaga kumenya umurongo mwiza ngomba kugenderamo w'ibintu byanjye. So aho niho nabashije kujya muri RDB ndandikisha company irahari ni Paticope Limited. Ariko still now turacyakomeza uhaslinga n'uyu muziki wacu. Yes. N'ubu turacyahasoringa kubera ko nubwo abikora nka business, njya mbona sharinga n'indirimbo z'abahanzi kandi ntago nibaza ko baba bakwishiye. Kenshi tubikora kugira ngo umuziki utere imbere. Pati ukoze Paticope Limited, icyo gihe ndibuka wari waramaze no kuva muri Yegobi, wari waramaze gusezera muri Yegobi. Ukoze Paticope Limited, urimo urakoresha imbuga nkoranyambaga twese tubaho n'abadukurikiye benshi mubaho kandi zitinjiza amafaranga kuri benshi. Ntago byari ukwitera icyuma ntavuga ngo ibi bintu ngiyemo nzabishobora? Urumva nje buriya ikintu cyitwa gufata risk ndagikunda cyane mu buzima, kubera ko mbanzi ko nafashe risk kugira ngo bashe kugera ku kindi kintu. Buriya ifashe risk ni nabwo ubasha gukora cyane, ni nabwo ubasha kwiga cyane, nabwo uko uyugumye ahantu hamwe umuntu agakomeza kwirika ibintu, ntago ushobora kugira nta rindi terambere wagira muri wowe, nta nubwo ushobora no kuvuga ngo uve hanga ugera handi. So kugira ngo uve hano ugera hariya hari ibyo wigomwa. So mu kwigomwa rero
turetse n'ibyo ngibyo tunabirebye no muri politike iyo inkotanyi zitafata umwanzuro ngo zize kubora igihugu ntago ubu ngubu tutageze aho tugeze so nukuvuga ko biteye icyuma nabo bakavuga ati tugende kandi benshi muri bo n'ubundi aho bari harimo abari banabayeho neza so nukuvuga ngo rero nanjye ahantu naje kuvuga ndavuga ndeke gukorera undi muntu ndeke platform z'undi muntu pushinga izina ryanjye ndebe ko hari icyo nageraho aka kanya uko bimeze ntago ari bibi cyane nubwo atari byiza cyane ariko uko biri ndashima Imana ntago ari byiza cyane ntacyo nk'uko bivuze ariko ni byiza wenda iyo cyane reka tuyizigame ni byiza kubera ko Patcope usibye kuba njye wenda ukuzi abanyarwanda tugenda twicaye ntago turi benshi bana mu iki gihugu urumva niba social media zaragufashije nibaza ko ziri mu bintu byanagufashe no kwiga neza kaminuza yes muri kaminuza yari bourse ya leta nta urumva nta ibindi bikurikiraho n'injye wabyishyuriraga by the way ibindi ni wabyishyura uyakuye muri social media niko kazi kandi kazi nta kandi office nagiye muri byo okay urangije kwiga wize biki muri kaminuza nize mechanical engineering no muri department ya automobile okay ubu uri umukanishi ndi umukanishi w'umwenjeniyeri ariko byongera ya benzi ugifunguruka kubitamo cyane kabisa ntacyo zumbeshe umukanishi aravuga nanjye nkamubwira toke mfasha nanjye ngwereke tujye muze tugende ngiye tuzana niterereho nanjye ninyegura tuzajya tugendana bro kujya nigira ikibazo bite bwana umusabu ntereraho so kucyo n'ubukanishi bugira amafaranga none uri enjeniyeri bigira amafaranga nayo atari macyari benshi bitunze hano hanze kucyo hisemo kububiretse kandi nabyo ko atari bibi ahubwo ukiba ukajya kuri social media zazindi none wabonaga benshi muri twese twarabizikoreshaga iriya myaka kandi n'ubu ngubu turacyazikoresha ukabona ko amafaranga ntago ari menshi ikintu cya mbere gihari urumva nari maze kuba umu-engineer ndangije university so sinagombaga rero ubundi ikintu cya gisaba ubushobozi kugira ngo utangire cyane cyane iyo uri umukanishi umu-engineer ikiza kiba kiriho n'ugushinga garage ryawe so ubwo bushobozi rero ndangiza kwiga ntabwo nari mfite so mu bushobozi nari mfite icyo nagomba gukora nicyo ndi gukora ubu wenda nta wamenya aho iminsi igana nshobora kuzajya imbaraga zitagishobotse nkashiduka nafunguye garage akaba ariyo masaziro yanjye nta wamenya nabyo urabizirikana urabikoze noneho muri 2017 tufunguye company Patcope Limited amakampani njya nyabona yoboka kabisa nta ni byiza cyane ndanabyishimiriye ari igihe njya kubona ngabona uzitiye company ziri mu zambere zikomeye bibutse ko akorana n'amakampani akomeye hano mu Rwanda umuntu atatinya kuvuga ko ari no mu yambere yaba mwitumanaho yaba nandi yose ni menshi biroroshye ko abashoramari n'abandi bantu mu nzego zitandukanye bumva yuko umuntu akoresha social media nawe ashobora kumufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane muri marketing like marketing team nyinshi z'amakampani akomeye zikenera abantu baba influencers abantu bakoresha social media cyane be influencinga abo bakurikira cyane ko akenshi usanga baba bafite ibintu byinshi bavuga bashobora gutanga ubutumwa bashobora kuvuga ikintu product runaka igiye gusohoka bashobora no kwamamaza event runaka igiye kuza cyangwa se n'inama zigiye kuza bakazatendinga kandi bakaba bari update kuri ibyo bintu mu gihe kuko nimba ndi umuyobozi ari njye uri butange ikiganiro nkeneye umuntu uri buze kujya ku social media wenda akajya abwira abantu ati ibi ni so ntago ari uyobora inama ngana bikore so akenera rero abantu baba influencers batandukanye aho niho tucengeramo kwaje Jambana mutanga n'umusanzu bana mw'ibi bihe byo kwirinda coronavirus ugasanga kuri social media urimo rakangurira abantu uburyo bambara agapfukamunwa neza tukambare neza dukarabe intoki neza kandi dushyiremo metero hagati yacu turimo kugenda mu nzira cyangwa se twagiye mu supermarket no gutembera ingendo zitari ngombwa guma mu rugo nimba nakazi ugakoreye mu rugo ubundi nimugiye no mu kazi ugiye mu kazi ariko byo guhura ahantu henshi dutera story cyangwa tuganira tubyirinde so Patco uyu munsi hari company ije irakubwiye iti Patcope rwose tubabarire tuguha akazi ariko ikintu cyitwa Patcope Limited bukiretse kabisa ugishyire hari wayoboka turavugana ntago ari sukuba ko bataraza barahari benshi cyane ariko ngerageza turaganira tukanaho duhuriza nkamugera this my company ni yawe so tugomba gufashanya n'ubundi sinivuze ngo ndihagije ngewe nyine nkuko natangiye bamfasha nanjye ngomba gufasha n'abandi kugira ngo tugere ku cyo dushaka kugeraho hari igihe bigorana kuvuga amafaranga umuntu yinjiza ariko nanone kujya automotivating urubyiruko ntago biba ari bibi bana Patcope uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga
ntabwo mvuze ngo uvuge exactly ngo ninjiza aya ngaya kuko nko muri corona wenda wasanga atari menshi cyangwa hari igihe kijyana ntibigende neza ariko iyo byagenze neza nko ku kwezi wihaye salary uvuze ute wana ndihembye moyenne ni nkangahe Patco abayobozi bari kunyumva barabizi nabo ayo badora yazi kuvuga amafaranga rero buriya hari ukuntu bivuga akajya uratuma nsohoka ati pesange hano hanze ati twishyure rero dore avuze ko ufite amafaranga menshi gusa ntago ari bibi ntago ari bibi ni n'amafaranga ashobora gutuma nitunga n'umwana wanjye n'umuryango. Ubu uritunze utunze umwana wawe tunze n'umuryango kandi ku mafaranga ukura ku mbuga nkoranyambaga. Yes. Ni sawa cyane nubwo atavuga umubare ariko nawe urabyumva wowe utunze umuryango ufite umwana ufite nawe ubwawe ubayeho neza kamwe nababwiye nk'urugero rwa hafi afite imodoka agendamo inywa essence ni shyashya ni brand new yabanza yareguza ari 0 km bana urumva rero niba umuntu agera ku rwego nuko babimutunze neza kandi abayinjiza neza. Hari urubyiruko rero rwinshi rufite social media bakoreraho ibintu bitandukanye hari abafite ama YouTube channel njya mbona ibiganiro bitandukanye wenda bimwe bitari mu murongo mwiza cyase ni buri wese abikora uko bishaka hari abafite ama Facebook page baganiriraho ibindi bintu niye nama waho urubyiruko mu buryo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya mbere gikomeye cyane na sukuvuga ngo wenda nuko ari ngiye uri kubivuga cya mbere nuko tugomba kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu. Icyo cyose kuvuga ahangaha kugira ngo uruwe urukoresha imbuga nkoranyambaga ntabi hari amategeko abihanirwa. So ejo nejo bundi rero utazabona inzego z'umutekano zikwatatati bino bintu ukora ntago ari byo. So birashoboka cyane ko wakoresha imbuga nkoranyambaga neza kandi ugatera imbere utagiye kuzikoresha nabi ngo we watukana cyangwa wasebya cyangwa wakwigisha urubyiruko ibintu bitari byiza. Tuzikoreshe neza birashoboka cyane 100% ko watera imbere ukoresha imbuga nkoranyambaga neza ariko nuzikoresha nabi amategeko y'igihugu aragufata akagushyira ahantu akakubaza ati tubwire neza. Kandi cyiza gihari nuko wabikoze neza byagutunga igatunga nabawe nawe ubwawe kamera neza ntaribi. Sawa cyane ngira ngo rero buri wese afite icyo akuramo nabwiye ko mu minsi niyise mwarimu ntaba mbeshye Patco nabazaniye nize ko ibintu abigishije bifite icyo bimaze. Turi kugana ku musozo rero music industry reka ngusubize muri bya bindi ukunda. Music industry yakuze wenda ntabwo navuga ngo yatangiye yireba ko hari yo muri za 40 ingahe tutazi akwingiye ya moderne twayibayemo kurikije aho yavuye naho igana bamwe bati yateye imbere abandi bati music irimo irasubira inyuma buri wese abivuga uko abishaka. Ku bwawe music ubona music industry imeze gute kugeza ubu? Ndakubwira nyine nk'umuntu tuvuge harimo nk'abahanzi nzi nakubwira nimba nzi umuhanzi nka Christopher nimba nzi umuhanzi nka Bruce Melody nimba nzi umuhanzi nka King James nimba nzi hari benshi hari Dream Boys. So nakubwira ko ureba umuntu ahantu muziki twari turi muri 2010 wiwe ukareba n'umuziki we ahantu ugeze ubu ngubu ukareba harimo nk'abahanzi wenda nka Buravan nawe uko yatangiye ejo bundi 2015 ayodea. So kugeza hageze ubu ngubu mu myaka 5 ufate n'abamaze imyaka 8 n'amaze imyaka 10 nta kuntu ushobora kunyira ko umuziki udatera imbere. Wenda tunaretse n'umuziki n'abafana b'uwo muntu bariyongereye cyane nimba muri 2010 atarafite abafana mukurikira ku mbuga nkoranyambaga ubakaba afite ibikabaka miliyoni. So niko tutambya ko umuziki we wateye imbere kugira ngo kurikira umuntu nuko biterwa n'ibintu akwereka n'ibikorwa byiwe. Nimba umuntu akwereka ibintu byiza uramukurikira. So nimba abantu bakomeza kwiyongera nuko arimo gutera imbere. Demo abantu batera imbere nako nabatera imbere. Nimba umuntu yarakoreraga concert 2020 ubakabakorera nibura $20,000 so ni gutambya ko umuziki utera imbere. So nuvuga ko umuziki nyarwanda aho ugeze ubu ngubu ntabwo turagera aho dushaka kugera ariko aho tugeze turi mu nzira nziza. Turi mu nzira aho dushaka gukora indirimbo Tanzania bakayikina Uganda bakayikina Burundi bakayikina Kongo bakayikina noneho bikanarenga bikagira n'ahandi. Buravan agakora shows akazenguruka mu bihugu biri bya francophone akakora ibitaramo nk'umuhanzi nyarwanda akazamura ibendera n'abandi bakagenda bakora ibitaramo muri Amerika n'ahandi. Ibyo ngibyo mu myaka 10
ntabyo twabonaga Okay. nta n'inzira twari dufite yo kuba twabinyuzamo ariko ubu ngubu birashoboka so yo ndumva nyine turi mu nzira nziza gusa ntabwo twakwirara turacyafite undi rugendo kugira ngo tugere ku yindi level dushaka kugeraho. Aho ni sawa cyane turi dusoza rero ni nacyo kibazo cya nyuma nshaka kukubaza ntanubwo ari n'ikibazo cyane nubuhe butumwa wagenera urubyiruko cyangwa se abandi banyarwanda muri rusange babona umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane bagatekereza ko ari terime nk'iminsi harawe ku mbuga ngo inzererezi bakamufata umuntu uri cheap inzererezi umuntu uri aho ngaho nyine ugwirirana nubuhe butumwa bagenera dusoza patwa? Icyo nababwira icyambere ni ukoresha imbuga zanyu buri wese nanjye ndimo ndibwira tuzikoreshe neza ubundi ibindi byiza byose biri imbere kubera ko wenda nimba mujya munasoma hari abantu usanga mu bihugu byateye imbere bafite abantu influencers bakoresha Twitter neza akaba ari umuntu ukomeye muri icyo gihugu ku buryo atwitse ikintu na government ishobora kukigendera akavuga ati wenda wowe ibitekerezo byiza twigishiriza urubyiruko kurusha uko ngewe nk'umuyobozi runaka navuga ngo banyumve so barahari kandi bakora neza so natwe twese yaba izo dukoresha uri kureba yambika no kanya urubuga rwa gukoresha rukoreshe neza ubwira abantu bagukurikira ibintu byiza kandi urushaho no gukomeza gukurikiza gahunda za leta twubahiriza amategeko kubera ko nzi ko hari itegeko rihana umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga nabi so ntifuza ko hari umuntu ejo bundi twabona ati kanaka arazira ko yazikoresheje nabi so urumva iyo bigaragaye twege tuzikoresha usanga natwe biduteye ipfunwe kubera iki tutabibabwiye reka tubigisha hakiri kare nukuri mudufashe muzikoreshe neza naho byo kudutuka sinzi nimba udutuka wenda niyo waba untunze ntiwanuka kuko ndishoboye kuba nta kwigaburira kuba ntagenda hari nanjye nkigurira ibiryo cyangwa nkiyambika cyangwa nkikodeshereza inzu so ntekereza ko rero umuntu yameze gutya kandi n'umugabo kumwita ayo mazina uvuze njyewe ku giti cyanjye ntago najya kubreminga kanaka afite impamvu arimo kubikora nashaka no kumenya kandi ni inyungu ze nyine ubwo nimba ariko abikoreshamo gusa apfa kuba adahungabanya ibyo nkora kandi nahungabanye n'amategeko y'igihugu cyadusaba gukora ukoresheje imbuga nkoranyambaga. So ngayo nguko rero ni Patco Pene natumiye nagira ngo bankangura urubyiruko ko mwakoresha imbuga nkoranyambaga neza zikababyarira umusaruro kuruta uko twakwirirwa tuzikoreraho amabi kuruta uko twakwirirwa twigisha abanyarwanda bitari ngombwa kuruta uko wakwirirwa ubeshyiraho abantu kuruta uko wakwirirwa wibiraho abantu so uru ni urugero rwiza rw'umunyarwanda wakoresha imbuga nkoranyambaga ze neza nta kandi kazi afite nta kandi kazi yigeze asaba nubwo yigeze ajyana tuwumu kuri questing akazi bana ariko uyu munsi abayeho neza kandi nta kibazo na kimwe afite Patco wakoze kwitabira mwakoze yambi bakore subscribe uva dorerana kanda handi ufyoteho afyote wari akoze cyane bro urakoze cyane musaza.